kubasuhuza abakunzi bacu. Uyu munsi rero nabazaniye umuti wo kuba wareka itabi. Muri iyi minsi ndimo ndabakurikirana mu bintu bijyanye no kuba wareka inzoga. Muri video ishize ndakeka video ishize narababwiye uburyo warekamo inzoga. Uyu munsi rero ngiye kubabwira uburyo warekamo itabi. Itabi namwe murabizi ryangiriza ibihaha. Itabi naryo buriya hari ikintu riba rimeze nkaho naryo rigira umuntu chronique cyane, ugasanga ubuzima bw'umuntu ntibugenda neza kubera itabi. Itabi rero ni ukuri njye nabonye nta n'umumaro waryo. Wenda hari ukuntu nk'abantu banywa inzoga usanga wenda umuntu avuga ngo yashize icyaka. N'isubu nk'itabi wambwira ngo itabi ni igiki rimaze mu mubiri wawe? Rero niyo mpamvu naje hano kugira ngo mbabwire uburyo mwarekamo itabi. Umuti rero nguyu. Umuti rero nta wundi, hari ukuntu uwo muti uwukoresha, ufata amata aya y'inka y'inshyushyu, warangiza ni igikombe cyiza cyuzuye. Iki ngiki gipima mililitiro 500. Mililitiro 500 uragifata ukagitereka hariya, warangiza ukazana rya tabi ryawe. Rya tabi ryawe rero urabizi, niba kuko ndakeka wenda nta muntu utazi itabi uburyo riba rimeze. Ufata isigara rimwe, urabona inyuma haba harimo, imbere haba harimo utuntu tw'uturagara, ni ibiragara, babyita ibiragara. Twa tuntu tw'imbere nyine tuba turi imbere ya cya gipapuro ugikuraho, warangiza ugafata twa tuntu tuba tumeze nk'utuntu tw'udufu, niko nabivuga, warangiza ugashyira muri ya mata ukavanga nyine, nawe ukabona ko byakozemo, warangiza ukinywera inshyushyu yawe. Rero iyo umajije kuyanywa nta kundi gutekereza itabi ukundi, kuko iyo umutima wawe ukomeje kuguhata kuba warinywa, ugira gutya, urarifata warangiza, kuko iyo umajije kunywa ya mata, muri cya gihe rero utekereje kongera kuba wanywa irindi, umutima urihaga ukenda nko gusandara. Mbese bimeze nk'uko hari ikiyoka cyaje kigahagararamo hano mu mutima. Urabizi kandi abantu benshi wenda niba mukunze kurwara za nzoka zibahaga imitima, murabizi ukuntu bibabaza. Ubwo rero iyo umutima wawe wibutse kuba wanywa itabi, uhita wibuka ukuntu umererwa, itabi ukaba urivuyeho burundu. Uwo muti rwose murawumva neza ko uroroshye, ntabwo ugoye nk'uko mwumvishe ukuntu inzoga biba bimeze, umuti ukuntu uba umeze. Rero itabi byo murumva ko ari ibintu byoroshye cyane, byoroshye bitagoye. Kwifatira inshyushyu yawe, warangiza ugashyiramo ibyo biragara by'itabi. Ibiragara by'itabi ni twa tuntu nyine, namwe ndabizi ko abenshi baratuzi ukuntu ruba rimeze. Warangiza ukanyanyagizamo ka gafu karyo, kiriya gipapuro ukacyihorera ukakireka. Urumva ko rwose ari ibintu bitagoye cyane. Uwo muti rero w'itabi ni uwo nguwo, kuko nyine ngiyo umajije kunywa ya nshyushyu irimo ibyo biragara, umutima wawe uhita wumva uzinutswe neza. Iyo wongeye gutekereza kuba warinywa, uhita wa mutima uhagarara, ukaba urivuyeho burundu, nta kundi kuritekereza. Ni ukuri bantu banjye munyumva munywa itabi, kandi murabizi ko nta mumaro w'itabi. Mugerageze iryo tabi murireke pe. Ni ukuri nizere ko rwose muri kunyumva, itabi murireke, kuko n'ubundi nta mumaro, ni uwo kukwangiriza ibihaha, ni uwo kukwangiriza ubwonko. Mbese bivuga ngo si ibyo ko wenda ntavuga ngo
bano bantu banywa ibintu by'ibimogi, bivuga ngo ibyo bintu by'ibimogi nabyo wabikoresha muri ubwo buryo uba wakozemo itabi. Ko mu ntuza mu rumogi murabizi ko tuba dufite imbuto zatwo, ubwo rero imbuto zatwo nazo urazisya warangiza ugashyiramo. Nabyo rero ni nk'uko nguko, cyangwa se ba bandi banywa itabi ryo mu inkono z'itabi, ndakeka muzizi, abantu bo mu byaro barabizi. Naryo rero urarifata ukarisya ukarikuramo agafu, warangiza ugashyira muri ya nshyushyu yawe, ibintu bikagenda neza, ukareka itabi hehe no kuzongera kuritekereza. Uwo muti rero ndumva nta muntu wagora kugira ngo abe yawukora. Ni ukuri hano twaje hano kugira ngo twungurane ibitekerezo, tureke ibyo bibi tugendane n'ibyiza, kuko u Rwanda rwacu rukeneye abantu bafite gahunda, batari kunywa ibyo biyobyabwenge. Ibyo biyobyabwenge tubireke, tugendane n'ibyiza bitangiriza ubwonko, bitangiriza ibihaha, bitangiriza mayindi yawe umunota ku munota, sibyo? Ni ukuri uwo muti wo kuba wareka itabi nizere ko mwawumvishe neza, kandi n'izo nzoga n'ibyo bimogi bavuga urumogi, n'abo ngabo barinywa mu nkono z'itabi, ko babyita ibitabitabi, sinzi ibitabitabi, nabyo ni uko babigenza. Ni ukuri nimugerageze mukore ibi bintu muzakira, mutandukane no kunywa itabi burundu. Ni ukuri turabakunda mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ibintu byinshi cyane tuzajya twunguranaho ibitekerezo, tubabwire uko ubuzima bwawe bugomba kugenda neza ku bintu bitandukanye rwose. Nicyo twaziye hano kugira ngo muturayike, mukomenti, mukore sabusikarayibe, kandi ibyo bintu biratunyura iyo umuntu ashyizeho komenti, cyangwa akaba yatubaza ese hano bigenda gute, ese ko umugore wanjye iyo agiye kurangiza bigenda gutya, ese ko umugabo wanjye atajya arangiza bigenda gute, nabigenza gute kugira ngo ajye arangiza. Tuzabigusobanurira, tukubwire uburyo uba ugomba kwitwaramo, ibintu bikagenda neza, umuryango wacu ukubakika. Murakoze rero, turabakunda kandi tubahozaho umutima. Bayi. Sabusikarayibe, kandi ibyo bintu biratunyura iyo umuntu ashyizeho komenti, cyangwa akaba yatubaza ese hano bigenda gute, ese ko umugore wanjye iyo agiye kurangiza bigenda gutya, ese ko umugabo wanjye atajya arangiza bigenda gute, nabigenza gute kugira ngo ajye arangiza. Tuzabigusobanurira, tukubwire uburyo uba ugomba kwitwaramo, ibintu bikagenda neza, umuryango wacu ukubakika. Murakoze rero, turabakunda kandi tubahozaho umutima. Bayi.